Mu cyaro kimwe cyari gifite udusozi n'ibiti byinshi, hari hatuyemo umusaza. Uwo musaza akaba yarakundaga guhinga indabyo z'iroza. Umunsi umwe ubwo yari arimo arahinga, haje umusore amusanga arimo arahinga nyine muri uwo murima we. Byari mu masaha ya mu gitondo. Mu burakari bwinshi abaza uwo musaza, ese kuki uri guhinga kandi mbona ushishikaye cyane? Uwo musaza n'amatsiko menshi aramubaza ati, imbere y'uko ngusubiza mwana wanjye, banza umbwire, ni ukubera icyo ubabaye mbona kandi urakaye cyane? Uwo musore aramusubiza ati, mbabajwe n'ibihinga byacu byishwe n'imbeho, ubu tukaba tudafite ibyiringiro by'aho tuzakura ibyo kurya mu gihe cy'inzara igiye kuzatera. Kandi wowe ndabona wishimye n'ibimera byawe cyangwa se indabyo zawe, mbona zimeze neza cyane. Umusaza n'ubushishozi bwinshi aramwenyura aramusubiza ati, mbabarira twicare maze tubanze tuganire. Baricara baraganira hafi aho ngaho hafi y'umurima. Uwo musaza atangira kumwereka, aramubwira ati, urabona uru rurabyo rw'iroza rwakabaye rwarumye kera kubera imbeho, nk'uko ibindi bihingwa bikomeje kuma cyangwa se gupfa bitewe n'imbeho yateye. Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu yatumye ibi bimera byanjye cyangwa se izi ndabyo zanjye zituma? Umusore aratangara ariko aramusubiza ati, bishobora kuba wenda ari amahirwe. Uwo musaza arongera aramwenyura aramusubiza ati, oya mwana wanjye, ngo ni ukubera icyizere. Ururabyo rwizera ko umunsi umwe izuba rizava, bityo bikagifasha gukura no kubaho cyangwa se no gukomeza kugira ubuzima bwiza kubera icyo cyizere ziremyemo byanga byakunda. Uwo musore aratangara aramubaza ati, se ko papa wanjye ahora ambwira ko kugira icyizere gusa bidahagije? Umusaza aramusubiza ati, yego niko kuri mwana wanjye, ariko icyizere ntabwo ari amafaranga kandi icyizere ntabwo ari ibiryo, ahubwo icyizere ni urumuri ruba ruri muri wowe indani. Iyo nta munezero cyangwa ibyishimo ufite, icyizere kigufasha kunyura muri ibyo bihe bidashimishije uba uri kunyuramo byanga byakunda. Uwo musore aratangara cyane nanone aramubaza, se ati, ni gute namenya yuko icyo cyizere nshobora kwiremamo cyangwa se gishobora gutuma ngira ibyishimo mu gihe numva nta byishimo mfite? Ni gute icyo cyizere nakwizera ko gishobora kuzageza kuri ibyo byiza numva niringiye cyangwa se nizeyemo? Uko ni ibintu byumvikana. Nta matsiko yari abashije kugira yuko ese ni gute umuntu ashobora kugira icyizere mu buzima bwe akaba azi yuko neza neza ibyo bintu yizeye bishobora kuzabaho. Uwo musaza mu bushishozi bwinshi aramusubiza ati, mwana wanjye, nabonye ibicuku byinshi, mbona n'umucyo mwinshi, mbona bwira bugacya kubera icyo cyizere nagiye nihingamo. Ibyo rero byabashije gutambuka cyangwa se uwo mucyo n'umwijima wabashije gutambuka kandi bikanyuraho bitagize icyo biminduraho kubera icyo cyizere nabaga nihinzemo. Ni nako rero nkugira inama nk'umwana wanjye, kugira ngo ujye uhora ugira icyizere cy'ubuzima mu gihe wowe ubona bidashoboka cyangwa se bitari gukunda. Uwo musaza arahaguruka asubira mu murima atangira guhinga nk'uko yari yabyutse mu gitondo abikora. Uwo musore nawe asigara yicaye ari kubitekereza, ari nako ari kumureba, ari nako areba izo ndabyo z'iroza atekereza ku magambo uwo musaza yamubwiye. Aha niho inkuru yacu igarukiye. Muri ubu buzima tubamo n'ubundi nk'uko iyi nkuru yacu ikomeza ivuga cyangwa se nk'uko tubibonye,
muri ubu buzima hari byinshi nyine tugenda tunyuramo byanga byakunda. Hari ubuzima bwiza, hari ubuzima bubi abantu bagenda banyuramo, ariko burya kugira ngo uwo mucyo unyuremo cyangwa se uwo mwijima uwunyuremo, hari icyizere cyangwa se hari ibintu we ku giti cyawe uba ugomba kuba warihinzemo cyangwa se wariringiye. Ariko hakabamo ikosa abantu bamwe bagenda banakora, kuba hari ibintu bimwe na bimwe bizereramo ko bishobora kuzaba, ntabwo ari uko icyo cyizere kiba giteye, ahubwo icyizere ni ukuba wo ku giti cyawe nimba ubona ubuzima atari bwiza uyu munsi, ukaba wizera yuko ejo hazaza hashobora kuzaba ubuzima bwiza. Ntiwiringire yuko ibyo wowe wizera yuko bishobora kuzabaho atari ko bizaba bimeze. Nk'urugero, ushobora kwiringira yuko wenda nk'umwaka ugashira wumva yuko ushobora kuzagera mu buzima bwiza, wenda nko kuba waraguze imodoka, wenda nko kuba waragize gute. Yego, kubyizera muri ubwo buryo ufite n'uburyo uri kubikoramo ni byiza, ariko mu gihe wowe wizeye yuko byanga byakunda ariko bizagenda, nanone kwizera ntabwo ari aho ngaho biba bishobora kuba biri, ntabwo bigera kuri urwo rwego. Ahubwo wowe wizera yuko ushobora kuzabigeraho ugakora, ariko ntumve yuko igihe icyo ari cyo cyose ukabishyiraho nk'itegeko wo ku giti cyawe ko ariko bizagenda. Byanga byakunda uko kwizera haba ari ukundi kuntu uba wabivanzemo, bigatuma cyangwa se mu gihe wowe ubigezemo cyangwa se n'ubigereho ukumva watengushywe. Ntabwo ari uko kwizera. Kwizera ko kwagutse mu buryo bwo kumva yuko nubwo bitameze uyu munsi neza, ejo bizaba bimeze neza kurushaho. Nuko rero ku buryo nagera mu buzima bubi atari aho bizagarukira, kumva yuko nyine hari ikindi cyizere cy'uko hari ibihe byiza ushobora kuzageramo. Ushobora kwibaza ubundi kubera iki dukenera kwizera? Ubundi umuntu abayeho umutwe atiringira yuko ejo bishobora kuzagenda neza, cyangwa se akabaho mu buzima bwo kumva yuko ubuzima ari kubamo uyu munsi ejo buzakomeza kuba bwiza kurushaho, ubundi ni ukubera iki tubikenera? Icya mbere ugomba kuzirikana ni uko kwizera igihe cyose bigufasha kunyura mu bihe bigoye. Hari abashakashatsi baherutse kugaragaza yuko niba twita ngo tujya mu madini cyangwa se tujya mu nsengero, akenshi tujya tugiye guhaha icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Bakatwiringira yuko cyangwa se bakatwigisha yuko hari n'ijuru dushobora kuzabamo na nyuma y'ubu buzima bubi turi kubamo. Ni icyizere baba bari kuduhingamo. Rero bityo icyizere kigatuma tuba nk'ibinya kugira ngo dukomeze ubuzima nyine nk'uko tubyifuza cyangwa se nk'uko tubishaka, ariko tugakomeza tubaho ubuzima bukicuma cyangwa se ubuzima turimo bubi tukabutambukamo twemye byanga byakunda. Icya kabiri gituma cyangwa se dutuma dukenera icyizere ni ukugira ngo tutamanika amaboko. Mu gihe icyo ari cyo cyose uri gukora ikintu uzabirebe, nimba ugeze ahantu nta kintu kijya gukunda kitabanje kwanga. Ushora amafaranga muri bizinesi uyu munsi igakunda, ariko yarabanje kwanga, ugashora ubona bitazavamo, ariko byanga byakunda ukabona nyuma bije gucamo. N'ahandi rero kuri izo mbaraga ni muri cya cyizere, uvuga ati uyu munsi ndabona bitari gukunda, wenda ejo bizemera, bigatuma wowe ushira imbaraga nyine muri ibyo bintu. Bigatuma rero udacika intege, ukomeza uhozaho uko bwije n'uko bukeye. Rero kugira icyizere bizagufasha no kunyura muri ibyo bihombo wowe uri kunyuramo muri ubuzima bwa buri munsi, kimwe n'uko bizatuma nyine udacika intege ngo umanike amaboko mu byo uri gukora. Ikindi twazirikana ni uko icyizere nyine atari ibyo wowe ku giti cyawe uba wumva bizabaho ariko bizagenda, ahubwo wenda bishobora kuzaba nk'uko ubyifuza, cyangwa se bikaba munsi yabyo, cyangwa se bikagera hejuru yabyo. Nk'urugero, ushobora kwizera yuko umwaka umwe uzaba waguze imodoka ugatangira kubiharanira no kubikora. Yego, mu gihe ufite icyo cyizere cy'uko bishobora kuzagenda, ujye unazirikana yuko atari ku itegeko ryo kwizera ariko rimeze.
ushobora kuzageraho hejuru yabyo cyangwa se ukajya munsi yabyo cyangwa se ukanabigeraho. Ariko mu gihe wumva yuko icyizere ariko kizagenda cyangwa se n'uwihingamo kwizera kumva yuko ariko bizagenda direkite nk'uko ubishaka, ntabwo ari uko kwizera kuba kumeze, ahubwo kugufasha guhatanira cyangwa se kugera ku kintu runaka. Hari n'ubushakashatsi bugaragaza yuko kwizera buduhuza no mu isi n'iby'isi bidafatika. Wowe kuba wumva hari icyo wowe ushaka, kwa kwizera kuri mu isi y'ibifatika, wowe kuba ubifite muri wowe biguhuzana muri bya bindi wowe wumva ushaka bidafatika, bityo bikagusunikira gukora ibikorwa cyangwa se gukora ibintu byerekeye kuri wowe, kuri bya bindi wowe wumva ushaka kuzageraho. Ni uko kwizera rero, niyo mpamvu tuba tugukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ari nako ngushishikariza guhera uyu munsi yuko wagira kwizera, haba mu byiza haba mu bibi, kuba ari wowe ku giti cyawe wabyihingamo. Wabona ubuzima urimo butari gutanga icyizere, ni ku ruhare rwawe kuba wabwihingamo. Guhera uyu munsi rero uhawe umukoro wo gutangira kwizera buri kimwe, kandi ukakizera mu buryo bwiza kugira ngo uzagere ku bintu bihambaye. Ku babashije gutangirana natwe rero, umuryango wa JP Empire tubakesha byinshi, muraba agaciro. Reka dukomeze tubashimira kandi tubasabira imigisha ku Mana.